twongeye turatomboye bana b'Imana kwa tugiye guhorana nyagasana kuri buri munsi kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uwa gatatu cy'umwaka cya 9 tariki 7 Kamena 2023. Isomo rya mu gitabo cya Tobi, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 10, uwa 16 kugeza kwa 17. Muri iyo minsi ngewe Tobiti numva ndashavuye cyane, nsuhuza umutima, ndaturika ndarira. Mbera ko mvuga ibisengesho ryuje amaganya ngira nti, Uhoraho uri ntabera kandi n'ibikorwa byawe byose biraboneye. Inzira zawe zose n'ubudahemuka n'ukuri, niwe ucira isi urubanza. None rero ubunyagasani nyibuka unyitegereze, ntumpanire ibyaha byanjye n'amafuti yanjye, habe n'ibyo abasokuruza banjye bagukoreye. Baragucumuriye basuzugura amategeko yawe, uduteza abasahuzi urupfu hamwe no kujyanwa bunyago, udukwiza imishwaro mu mahanga menshi, maze baduhindura urw'amenyo n'iciro ry'imigani, baratunyega. Ni koko imanza ugiye kuncira kubera ibyaha byanjye ni nyinshi kandi ntizibera, kuko tutakurikije amategeko yawe kandi ntitugendere mu nzira y'ubutungane imbere yawe. None rero wowe unkoreshe uko wishakiye, utegeke akuka gahere, unkure kuri iyi si mpinduke igitaka. Koho kandi icyandutira byose nuko napfa sinongere kubaho, kuko nshengurwa n'agahinda no kumva bansebya kandi bambeshyera. Nyagasani tegeka mve muri aka kaga, ndeka nigire mu buruhukiro budashira. Nyagasani ntumpishe uruhanga rwawe, kuko ikiruta kuri jye ari uko napfa aho kubaho mu makuba nk'aya ngaya, kandi narambiwe guhora numva bantuka. Uwo munsi nyine Sara umukobwa Ragueli wari utuye ikibatani mu Bumedi, nawe yumva umwe mu baja base aramututse. Koko kandi Sara uwo yari yarashatse abagabo 7, ariko Asimode yarombi isumbya izindi ubugome, ibica bose batararyamana nawe. Nuko uwo muja aramubwira ati, ntubona ko ari wowe ukenya abagabo bawe? Dore umaze kugira 7, ariko nta n'umwe muri kumwe. Niba abagabo bawe barashize se, nicyo cyatuma utuburageza? Uragenda ubasange, ntugasige imbuto, kaba agahungu cyangwa se agakobwa. Uwo munsi umutima wa Sara urashavura cyane, amarira arisesa, maze arazamuka ajya hejuru mu cyumba cya se, ndetse ashaka kwimanika. Ariko arakomeza aratekereza. Nuko aribwira ati, byazatuma banyega data, bamubwira ngo wari ufite umukobwa umwe gusa wakundaga cyane, maze ibyago bye bituma yimanika. Bityo azasazana agahinda kajyana ikuzimu. Ikiruta nuko ngewe nakwiyahura, ahubwo nkinginga Uhoraho ngo mpfe, maze sinzongera kumva banshinyagurira. Bidatinze amasengesho yabo Imana yumvira mu ikuzo ryayo, maze yohereza Rafayeli kubakiza bombi. Yagomba gukura bya bihu byerana ku maso ya Tobiti ngo arebe urumuri rw'Imana. Naho Sara umukobwa Ragueli akamwirukanamo ya roho mbi Asimode, maze akamushyingira Tobi umuhungu wa Tobiti. Kuko kandi mu bamureshyaga bose Tobi niwe wari ukwiye kumuhabwa mbere. Muri ako kanya Tobiti ava mu rugo agaruka mu nzu. Sara umukobwa Ragueli nawe aramanuka ava muri cya cyumba cyo hejuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Uhoraho niwo mutima wanjye urangamiye, ni wowe niringiye Mana yanjye. Ndakwiragije sinzakorwa n'ikimwaro, n'abanzi banjye ntibazanyishimeho. Ntihakagire n'umwe mu bakwiringira ukorwa n'ikimwaro, ahubwo abaguhemukaho nta mpamvu bazaba ari bo bakorwa n'isoni. Uhoraho menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho ibuka neza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza, abiyoroshya abaganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Uhoraho niwo umutima wanjye urangamiye. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko umutwe wa 12 umurongo wa 18 kugeza ku 27. Muri icyo gihe abasaduseyi baza bagana Yesu, babandi bavugaga ko kuzuka bitabaho.
baramubaza bati mwigisha, dore Musa yatwandikira itegeko ngo umuntu napfa asize umugore batabyaranye, umuvandimwe we agomba gucyura uwo mugore kugira ngo acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe 7, uwa mbere ashaka umugore maze apfa batabyaranye, uwa kabiri acyura wa mupfakazi nawe apfa batabyaranye, n'uwa gatatu bigenda gutyo. Bose uko ari 7 bapfa badasize imbuto. Amaherezo wa mugore nawe arapfa. Igihe kizuka, nibamara kuzuka, mbese uwo mugore azaba uwande muri abo ko bose uko ari 7 bazaba baramutunze? Yesu arabasubiza ati, aho ntimwayobejwe no kutamenya ibyanditswe mukirengagiza n'ububasha bw'Imana? Erega igihe abapfuye bazazuka, ntawe uzagira umugore, nta n'uzagira umugabo, ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Naho kubyerekeye ko abapfuye bazazuka, ntabwo mwasomye mu gitabo cya Musa uko Imana yabwire mu gihuru kigurumana iti, ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, n'Imana ya Yakobo? Ntabwo rero Imana ari y'abapfuye, ahubwo ni y'abazima. Mwarayobye cyane. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ntabwo rero Imana ari y'abapfuye, ahubwo ni y'abazima. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi, tuje gushakashaka Imana. Icyaduha Imana ngo tuze kuyibona, twamara kuyibona tukayereka abandi. Amasomo uyu munsi araryoshye cyane, ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti kwiringira Imana nzima. Amasomo akize ku magambo urupfu ndetse n'ubuzima, akize ku magambo umwijima ndetse n'urumuri. Amasomo kandi akize ku magambo umubare 7. Muri uku kuvuga ku rupfu ndetse n'ubuzima, turaza kubona roho mbi itwambura ubuzima igatwambika ubusa, ariko nyuma turaza no kubona Imana itugirira impuhwe ikabona twambaye ubusa koko, ikaza gutwambika, igatwambika iki? Igatwambika ubuzima. Nawe umukristo muvandimwe, tuze kurangizanya hanga kuri buri munsi, wamaze kubona ubwoko bwa roho mbi, urebe uburyo bumaze gukwambura, maze koko urebe n'uburyo wabwirukana kugira ngo wongere wambare, kuko asanga nawe wambaye ubusa utabizi. Roho mbi yarakwambitse ubusa, roho mbi ikambika urugo rwawe ubusa, nuko roho mbi ikavogera urugo rwawe, ikavogera umutima wawe. Kwirukana roho mbi iwacu kugira ngo tugire ubuzima, ngo kwiringira Imana nzima. Kuko twabizirikanye amasomo yombi arimo ibyago ariko harimo n'ibyishimo. De la désolation à la consolation. Haraza kugenda habanza urupfu, ariko haze gusoza iki? Haze gusoza izuka. Kuko nyine hakurya y'imva hari ubugingo. Ubwo bugingo ni Yesu Kristo aje kugira ngo duhereze, kuko adukunda byahebuje. Mu gihe mu isomo rya mbere bari gutubwira Tobiti ndetse na Sara bahuye n'akaga, bagashinyagurirwa, bagatotezwa, ndetse bakumva igihe cyagera koko bakava kuri iyi si. Nuko rero tugakomeza twumva uburyo Sara koko yahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'abagabo 7 bose bajya bamushaka, ariko ntibaryamane. Kubera iki? Kubera roho mbi. Roho mbi koko yatumaga ko adashaka. Ndetse no mu ivanjiri y'uyu munsi naho turumvamo abagabo 7, umugore washakanye n'abagabo 7, ariko bose bakaza gupfa, nta numwe babyaranye. Kuki Nyagasani umunsi aduteguriye uyu mubare 7? Umubare 7 muri Bibiliya ubusanzwe uvuga Zayin, bikavuga ngo umubare ushyitse, la perfection, ubutungane, umubare uganisha ku butungane. Ariko ahangaha muri amasomo yose uko tumaze kuyumva, ntabwo tuza cyane mbere na mbere kwerekeza ku butungane, ahubwo mbere na mbere ku mizi 7 y'ibyaha, des péchés capitaux, aho ibyaha byose bishamikira, aho shitani ishamikira. Mu gihe shitani yurira kuri iyi mizi, ubundi koko agatema igiti agakirandura cyose, ana kwa kundi twabigenye no gutema urugo rwawe rwose, akarurangiza akarusenya akarutwika, bikayushanya none ku mutima wacu shitani atwika. Kubera iki? Kubera iyo mizi yaritse iwacu, bikaza kurangira koko roho mbi koko icengeye iwacu, ikatwambika ubusa, ikambika urugo rwacu ubusa, ikambika imiryango yacu ubusa, ikambika umutima wanjye ubusa, ikambika umubiri wanjye ubusa. Shefu w'imizi y'ibyaha yitwa ubwirasi. Shitani reza yurira ku bwirasi, kandi koko amayeri yayo ni ukwiyoberanya. Igenda hisha muri uwo muzi, muri iyo mizi, ariko ikiranga no kwiyoberanya, ntumenye aho yanyuze. Kumvise ise kibi roho mbi bitaga Asimode yari yararitse kwa Raguweli umukobwa we Sara, bigatuma koko abagabo 7 bose koko bagenda bapfa batabanye. Twumvise n'uburyo koko iyi roho mbi yaje gukira, yari iri muri uwo muryango. Muri ibyanditswe bitagatifu turuva umumarayika wa Nyagasani atabara agatanga ubuzima. Twumvise Rafayeli aza koko akirukana iyi roho mbi,
nuko Tobiti akongera akabona urumuri, akabona Imana, akongera akagira ubuzima. Nanone na Sara nawe turamwumva koko agize ubuzima, bize kurangira koko ya roho mbi umumarayika w'Imana yirukanye, nibwo koko Sara zubaka urugo koko rugakomera, we na Tobi, kubera Imana. Urakoze Mana kubuduha ubuzima. Nguko uko na Nyagasani Yezu Kristo mu ivanjiri y'uyu munsi atwibutsa ko ubuzima bwacu hano ku isi ari ugutambuka tujya hehe, tujya mu ijuru. Ngo wa mubare 7 la perfection ntago bivuze rimwe kabiri kugeza kuri 7 cyangwa ngo umugabo umwe n'uwa mbere n'uwa kabiri, ahubwo bitwerekeza ku butungane, aho Imana iri, kwegera Imana, kurwana urugamba rwa hano ku isi, maze koko nkegera Imana, kurwana urugamba rwa roho mbi za asimodi, maze koko nanjye koko nkegera Imana. Roho mbi koko isubiza mu bucakara, ya roho mbi koko naringiye kuvuga ituma mpfa. Icyo ni icyaha koko, ni ukurwana n'icyaha mpaka koko ngatsindiye roho mbi koko ituma koko nzinuka iby'Imana, maze koko nkegera Imana. Nguko ubutungane, nguko kuzuka. Nguko natwe mu buzima busanzwe dukora ibyaha biratwica, roho mbi nyine akaduteza ibyaha. Ariko iyo numvise ijambo rya Yezu ndamwegera, bityo koko iyo rombi nkayitsindisha ububasha bw'ijuru, marayika w'Imana. Ko niko na marayika wa Nyagasani ko babitubwiye koko tuzabaho nk'abamarayika bw'ijuru. Aha bwa buzima bwa marayika wa Rafaeli koko twumvise kwa Tobiti, niyo koko Yezu Kristo ari guturangira nanone umumarayika koko ko tuzabaho mu ijuru nk'abamarayika, dukora neza, tunyuze Imana. Wareba Imana koko kumva urishimye, wabona Imana koko kumva uranyuzwe. Ntabwo tuzadukeneye abagabo cyangwa abagore, ntabwo tuzadukeneye iraha ry'isi, ahubwo uzajya ureba Imana koko wumva uranyuzwe, wumva urishimye. Kuko kubona Imana ubwabyo nicyo gihembo kiruta ibindi byose. Kubona Imana ubwabyo ibyo byishimo birenze. Ibyishimo nyakuri no kubona Imana. Nawe mukristo muvandimwe, uze kureba niba nta roho mbi koko zikubuza ibyishimo iwawe. Uze kureba, wongere urebe mu kabati kawe, naramvuze mu kabati kawe, niba koko nta asimodi yagiyeyo ikaba koko igikurya ibiryo, bikaza kurangira koko ushonje, bikaza kurangira urugo rwawe koko irushyize hanze, bikaza kurangira koko igutaranze, bikaza kurangira koko uri kure y'Imana. Kubera iki? Roho mbi yamaze kuvogera urugo rwawe, none habuze ubuzima, rwarapfuye, nta buzima bukirangwa mu rugo rwawe. Uyu munsi nawe koko Rafaeli ataha iwawe, umumarayika wa Nyagasani ataha iwawe, maze koko yirukane asimodi, yirukane roho mbi koko zikubuza kwegera Imana, zikubuza ibyishimo, zikubuza amahoro, zikubuza umunezero, bityo ubuzima bwawe ukabaho ubabaye. Kubera iki? Wabuze iki? Wabuze Imana. Nyamara Imana irashaka uyu munsi koko ko yakugarura ubuzima, ikongera igakuzura, ikazura umutima, ikazura urugo rwawe, ikazura umuryango wawe. Nuyiringira, kwiringira Imana nzima. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore ngo yarambiwe n'urushako, nuko koko ngo reba ngo ibyo umugabo yamukoreraga, maze afata icyemezo cy'uko agiye kwahukana kigira iwabo. Ngo ageze iwabo, umva icyahakurikiye. Ageze iwabo nuko nyina amubaza impamvu koko yahukanye. Wa mugore aramubwira ati, umva rero mama, sinshobora kongera gusubira muri uriya rugo, umugabo wanjye atera umwaku, ibyo akozeho byose koko narinjye kuvuga bihinduka umwaku, bihinduka umuvumo. Yagiye gucuruza avayo yahombye, amafaranga yose atwaye nta n'umwe agarura, agataha mu madeni. Ubu koko urugo rwacu bagiye kuruboha kubera amadeni. Ubu urugo rwacu ko rugeze kure, rugiye gusenyuka kubera amadeni. None rero sinongera kubana n'uriya mugabo kuko atera umwaku, ibintu bye byose bera umwaku, ntago nongera kubana nawe. Ubu rero nahisemo kwiyizira ahangaha, kuko nta kintu na kimwe tujya dukoraho mu rugo ngo kigende neza, kuko umugabo wanjye ari umunyamwaku, icyo akozeho cyose koko kiragenda, amafaranga yose abonye ahita agenda ako kanya. Koko mama, ubu koko nabo muri uru rugo rw'abanyamadeni gusa bagiye gutuboha badufunga kubera amadeni. Ubu ngubu sinongera gusubira iwanjye, ndaguma ahangaha rwose, sinzosubira iwanjye. Nuko nyina aramwitegereza, abona koko uburyo umukobwa koko yakamejeje, yarakaye, ngo ntayongera gusubira ku munyamwaku. Maze nyina aramubwira ati, umva rero mwana wanjye, mbere y'uko ugiye kuguma hano mu rugo, banza wumve iyi nkuru, maze koko uze kumbwira amasomo wakuyemo. Nuko nyina aramubwira ati, mu mujyi umwe mwana wanjye, mu rugo rumwe, ngo rwari urugo rw'abakristo, ngo bari babanye neza. Nuko igihe kimwe kiza kugera, ngo bari bafite imitungo myinshi cyane, bakize cyane, bafite akantu bafite n'akandi, bari batunze ibintu bya mirenge, bafite amafaranga ku makonti yabo menshi cyane. Nuko igihe kimwe kiza kugera koko, umva rero ibihe bine uyu mugabo muri urugo yahuye nabyo. Ngo umunsi umwe ngo umugabo yararagiye inka, inka bari kubahaho amadolari hafi 700. Nuko rero ngo umunsi umugabo yahuye ayiragiye, agiye kugira
ya nka irahirima iba ubushingwe. Umugore wo mu rugo yaje gutabara asanga koko inka yahirimye, nuko abayiriye bayirya amadeni nta n'umwe wongeye kubishyura. Nuko ngo ikindi gihe ku nshuro ya kabiri umugabo wo muri rugo ngo yagiye mu rugendo ngo atwaye imodoka, ngo ageze mu nzira waza kugera ya modoka irahirima yose ihinduka ubushingwe, usibye gusa warokotsemo. Nuko ngo umugore arihutana n'agiye gutabara asanga nyine imodoka yabaye ubushingwe nta na kimwe bakiramuye. Umugore yavaga gutabara buri gihe yavaga avuye hehe, ndaza guhakubwira mwana wanjye. Nuko rero birakomeza biracyakomeje ngo ku nshuro ya gatatu noneho umugabo ngo yari gucuruza mu iduka ryabo. Iduka ryari ripfinigiye ririmo ibintu n'akantu bakize cyane pe. Iduka ripfinigiye ririmo ibintu byinshi cyane bya mirenge. Nuko ngo umugore agiye kumva iyo yarari, nuyitumbaza ahantu yarari ndaza guhakubwira nyuma. Nuko umugore agiye kumva yumva ko rya duka ryabo rimaze gushya, inkongi y'umuriro ryibasiye none ryahiye ryose ryakonkotse, usibye gusa umugabo we wavuyemo wari uri gucururizamo. Umugore nanone yihutije gutabara asanga ko nta na kamwe ntawe risigaye rigeretse ku rindi. Ubu ntiyumva ko basubiye kwisuka. Nuko barakomeza koko muri ako gahinda n'imibabaro myinshi cyane. Nuko rero ngo ku nshuro ya kane umugabo ngo yarajyanye umwana ku ishuri, ngo nuko bageze mu nzira wa mwana agira atya imodoka iramugonga, birumvikana umwana hasiga ubuzima. Umugore nanone aje atabaye idatera asanga koko umwana amaze kwitaba Imana. Umugabo koko yifashe mapfubyi. Umugore biramubabaza cyane atangira kwivovota uburyo koko ibintu byose umugabo we akozeho bihita bigenda bipfa, bigenda bishira bireba. Ko umugore yabaga yari kwisarangana nyuma ya buri cyago ari gutonganya umugabo we, impamvu koko ikintu cyose akozeho kigenda gihirima, bigezeho noneho no ku rupfu rw'abana babo. Umugore nyuma yo gutongana n'umugabo we, umugabo ntacyo yamusubizaga dore ko atari warabwa nyine biteye. Umugore ngo aza gutekereza, aza kwicara aratekereza, abonye inka yabo imaze guhirima, imodoka yagiye, iduka ryabo riragiye, noneho yadukiriye abana. Umugore amaze kwicara aratekereza, ubu ngo ikiza hakurikiraho ninjye uzakurikiraho ubwo bigeze ku bantu. Aha uwo mugore igihe yatabaraga yabaga avuye hehe? Nuko uwo mugore ngo igihe cyose yatabaraga inshuro zose yazaga gutabara ngo yabaga avuye hehe? Ngo yabaga avuye mu nzu y'indaya, ngo yabaga avuye gusambana, gukora ingeso mbi z'urukozasoni. Icyo gihe nyine bamutabazaga arizo yari arimo, nuko agashigukira hejuru nyine agiye gutabara. Nuko umugore amaze kwicara no kwitekerezaho asanga koko ari uteza ibyago muri uru rugo, kabone n'ubwo koko byitirirwa umugabo kubera ko ari we wakoze ku bintu. Nuko rero bikagenda bishira birebwa. Ariko umugore amaze gutekereza asanga ari koko nyine yabayazana muri uru rugo. Nuko igihe cyaje kugera kugira ngo asuzume neza ko koko yaba ari we nyirabayazana muri uru rugo, amara igihe kirekire atikoze ingeso z'ubusambanyi, amara igihe kirekire koko atajya mu nzu y'indaya. Igihe cyose atagiyeyo ibyo ahaye umugabo bikagenda neza, ibyo umugabo akozeho byose bikagenda neza, umugabo ajya gucuruza bikagenda neza. Kubera iki? Umugore ntiyabagisubira hahandi. Nuko rero umugore nyuma yo kubona ko noneho batangiye kugenda koko batera imbere, bongeye kongera kugarura ubuyanja bateye imbere, yahise afata icyemezo cyo gucika kuri iyo ngeso, kuko igihe cyose yazijyagamo ntabwo koko bahombaga, ntabwo koko umugabo yagendaga yajya gucuruza ntiyunguke, n'ibindi byose bikamuhimiraho, n'abana babo bose n'urupfu rw'umwana wabo n'ibindi byose bagiye bahomba. Nuko uwo mugore koko aricara afata icyo cyemezo cy'uko atazongera nawe gusubira mu ngeso mbi z'ubusambanyi, kuko nyine yamaze kwisuzuma asanga igihe azijyagamo ariko kuko umugabo yahombaga. Nuko wa mukobwa dore ko bamubwiraga kimwe agatangira arira, bageze ku cya kane cy'uko umwana apfuyeho yahwereye ari kuboroga bikomeye cyane. Ubwo nyina akomeza amubaza icyo ari kuririra. Wa mukobwa aramubwira ati umva mama, numvise ibintu byose ari mu rugo rwanjye biri, wagira ngo ruri kubisoma, uzi koko ibi bintu ari njye biriho? Nsanze koko umugabo wanjye nanjye ari njye umukora biriya. Igihe kirekire cyose maze mwita umunyamwako, nsanze ahubwo ari njye umunyamwako mubi. None rero mama, mbwira ikintu nakora koko kugira ngo kuhingeso nyicikeho, kuko nanjye nsanze igihe cyose ngiye mu ngeso mbi ariko umugabo wanjye ahura n'akaga, nibwo bamuhondagura, nibwo bamukubita, akaba ari we ubyishyura. Najyaga ngira ngo ntabwo bizamenyekana, njye najyaga mbona mbikora singira icyomba, ahubwo umugabo wanjye nkabona ariwe bakubita, nkabona ariwe bahondagura, akaba ariwe bafata nk'umunyamadeni. None koko nyuma yo kumva uwo mugore mugenzi wanjye byabayeho gutyo, ngiye nkora iki mama? Nuko nyina ngo aramubwira ati mwana wanjye, ngiye gukubwira uburozi nkubwire n'umuti.
uburozi ni ijambo ry'igifaransa rivuga ngo livraison. Iryo jambo livraison ni igihe nyine umucuruzi koko agiye gutanga ibicuruzwa bye. Ni kwa kundi koko wishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, izo ngeso mbi zikurura roho mbi, iyo ni livraison. Noneho umuti ni deliverance, kwipakuramo roho mbi, kwirukana roho mbi wawe. Iyo deliverance rero nta kundi ni ukureka ibyo bintu, ni ukureka izo ngeso mbi z'ubusambanyi, ni ukureka izo ngeso mbi zigukurira roho mbi koko, ya roho mbi ituma ibintu byanyu koko bitokombera, ya roho mbi ituma ibintu byanyu bihomba bigahombana, bigahomboka, inzu zanyu zigahombana, bikazarangira koko namwe koko ya roho mbi itangiye kugenda ibasahura umwe. Nuko wa mukobwa koko amahane yarafite n'akababaro yazanye arataha yiyemeje gukora deliverance, maze koko livraison agahita yizinuka burundu. Ukwezi kumwe kurashira koko, ukwa kabiri kuritera, n'ukwa gatatu ibyo bakozeho byose mu rugo bikagenda neza. Umugabo yaje gucuruza koko bakunguka, n'umugore nawe nuko ibyo akozeho byose bikagenda neza. Sibwo se nyuma y'amezi 6 koko urugo rwari rumaze kongera gusubirana itoto, urugo rwari rumaze kongera koko kuzuka kuzanzamuka, kuko umugore koko yaretse livraison, noneho akurikirana deliverance, yaretse kwinjiza roho mbi we. Nuko rero asigara umuntu mwiza koko, asigaye yinjiza roho nziza abamarayiki we. None ubwo koko yararuzuye kubera iki? Yaretse ingeso mbi z'ubuhabara, areka ingeso mbi z'ubusambanyi, za zindi koko zatezaga wa mwaka yavugaga mu rugo rwabo. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akozwe. Ngo kuko bamwe ingo zabo koko bazirushye kuzimu kubera ingeso za sekibi, kubera yamizi y'ibyaha, kubera koko roho mbi asimode waritse mu ngo zacu. None koko ibyo ukozeho byose biranyerera, biragusiga, bikagucika. Kubera iki? Wasanga nawe ari ya roho mbi. Aha, urugero rumwe ntuze guhita urushyira mu rugo rwawe, wasanga bidahuye nanone. Ariko mu Kristo muvandimwe, nusanga koko nawe muri aba abagore koko batunga abagabo 7, ariko bikaza kurangira koko nta numwe babanye, nawe uze kumenya impamvu. Ushobora kuba atari abagabo, ushobora kuba koko atari n'ibintu, ahubwo hari ikintu koko wabitse mu mutima wawe cyakubujije Imana. Wasanga hari n'uburakari wabitse mu mutima wawe, wasanga hari umuntu wabikiye umujinya. Iyo ni roho mbi ikubuza kunguka, ikubuza gukira, yizakubuza ingoma y'ijuru, yizakubuza kuzuka. Uzakomeza nyine uheri kuzimu. Kubera iki? Uburakari, ubucabiranya, ubwirasi, ingeso mbi zose zakwaritsemo, ari z'ubusambanyi, ubusinzi, na yamizi y'ibyaha byose yaritse iwawe. Ingeso za asimodi zose zaje zigera gutya zariki iwawe, bikaza kurangira koko nta mahwe mu kibonye, nta buzima bukiri iwawe. Wakinguriye sekibi, maze koko Imana ukomeza gukinga kugira ngo Imana ntiyinjire. Uyu munsi nawe urebe za asimodi zose winjije iwawe, maze koko zirukane mvana bwangu, ukore deliverance. Abantu benshi twagiye dukora za livraison, tugatwara ibiribwa, ibicuruzwa byacu tukabijyana ku masoko, bikaza kurangira koko twose ku bapfumu b'isi, Imana tukayibagirwa kandi ari Imana zimitanga ubuzima. Akavuga igira iti iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Mu Kristo muvandimwe, wasanga nawe uri umukristo kandi w'indani, ariko ni wowe uhora mu bapfumu, ni wowe koko uhora mu nzu z'indaya, ni wowe uhora mu ikabare, ni wowe uhora wasinze. Buri gihe cyose koko imiziringo y'ibyaha ni wawe niho yashakirwa. Ngizo za roho mbi ngaho abagabo 7 koko bagiye gukumaraho abana. Ngizo za roho mbi koko zakomazeho umutungo, ya mizi y'ibyaha yaritse wawe, wanze kurandura. Uzajya kwirandura ibintu byagushizeho n'abantu bagushizeho, ubusuza bukiramiye iki? Guhera uyu munsi mu Kristo muvandimwe, randura roho mbi iri wawe, randura roho mbi, ukore deliverance wawe. Deliverance rega nta kindi, nuko nyine ufata icyemezo cy'uko ibintu bitazabisubira. Bene data nibo byavuga bati nta gusengewe. Aha, iyo udasengeye koko urasengererwa. Tuzakongera twikabakabe koko niba koko inzu zacu tuzisengeramo cyangwa ari ugusengereramo gusa, bikaza kurangira asimodi yaritse wacu. Nibyo koko tuzakomeza tugenda tureba shitani kugira amayeri menshi, igira amacenga menshi. Wowe ujya gukora icyaha, wajya kubona ukabona nta ngaruka ugize, nta ngaruka zikujeho. Ingaruka ariko zikaza mu muryango wawe, zikaza kuba kuri inyuma, zikaza ku bana bawe, ingaruka mbi zikaza ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe, kandi wowe uvuruta mu byaha, wowe ntugenda kimuzaba. Nk'uko shitani twibikiye dukora ibyaha byinshi cyane, za simodi zikaba nyinshi cyane iwacu, ariko ntihagire icyo tuba. Nk'uko shitani
iducenga cyane. Nuko rero tugatangira tukabeshyira abandi ati niwo ukurura roho mbi, niwo uzana ibyago, niwo munyamwakwanga mu rugo, kandi nkaza kwibagirwa ko ari ngiye utera umwaku. Kubera iki? Ngiye nkora rwihishwa ntibambone ibyaha byangorerwa mu bwihishwa ntibambone mu mwijima, ariko bikagira ingaruka mbi hehe ku bandi, kuri bagenzi banjye, ku miryango. Nibwo uzasanga koko ushobora kuba nta kibazo ufite utarwaye, ariko abana babahora mu bitaro kandi bajya gusoma akabona nta ndwara bafite. Muganga ajya gushakisha akabura indwara kandi ariho kibazo ufite. Wasanga nawe harasi modi, wasanga hari ikintu ujya ukora kiguteza umwaku, kigateza umwaku ku rugo rwawe, kigateza ibyago mu rugo rwawe. Wasanga hari ingeso mbi ujya ukora, shitani agakomeza kwibikira, agakomeza kugukoresha kugira ngo yoreke urugo rwawe, yoreke imitungo yawe, yoreke akazi kawe, yoreke ibyo ufite byose. Nuko shitani gakomeza kugenda gukoresha buri munsi, buri kanya. Nawe uti ko ntarafatwa se, nawe uti ko nta kibazo se mfite, nawe uti ko nta burwayi se mfite, nawe uti ko rwose nta cyago na kimwe mfite. Aha, niba nta cyago ufite, ariko wasanga roho mbi koko iri guteza abandi ibyago. Nuko washakana n'umuntu ko gahita apfa, wowe ntugire icyo uba, ugahora uri muzima. Ariko Pawulo niwe avuze ati wowe uhagaze uritonda utagwa. Nuko rero buri wese koko yirukane sekibi iwe, maze koko yimike Kristo, kuko sekibi atwambika ubusa, naho Kristo agatwambika ihirwe ry'ijuru. Uze gukora umwitozo, niba nawe nta bantu ujya uteza ibyago, niba nawe nta bantu sekibi yaritsemo, yuririye ku cyaha wakoze, yuririye kuri wa muzi w'icyaha uhishe iwawe, yuririye ku byuririzi biri iwawe, ikurira yarangiza ko kwikoreka abana b'Imana kandi wigaramiye. Mukristo muvandimwe, wohora abana b'Imana bakure ku ngoyi, ukora deliverance, ucika kuri ya ngeso, kurandura sekibi n'imizi yayo. Aho koko uzaba wirokoye kandi urokora abana b'Imana benshi, maze koko Kristo arusha kuguha ihirwe, aguha amahoro, aguha ituze, ubeho neza, urakabaho muvandimwe. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Disilasi wa Diyosesi ya Cyangugu.